Alright, we are back again kuva KGL of course. Wowe uri iburasirazuba iburengera bwaryo of course iburasirazuba wowe uri iburasirazuba iburengera bwaryo mu majyepfo mu majyaruguru of course namwe hano kati KGL. Turi kumwe n'umugabo ebana dusanzwe tujyana na vibes zigiye zitandukanye zidasanzwe ariko uyu munsi bro ndabona afite agahinda bro. Bimeze bite? Bro, imeze bite? Uyu munsi nta kintu ushaka cyo kuvuga na iki na kimwe. Oya. Byanyabyo se? Nta kintu ushaka cyo kuvuga. N'ikimenyimenyi. Oya. Sure. Nese mwana amahoro byagenze bite se? Kenzi mu buzima busanzwe urigera muri narakaye. Shawapi kabisa buri gihe uruseko busanzwe muri gihe mubona ndi kurira byo kurira wenda mubone ndi gutamarira kandi amarira mugabo atema ajya munda. Shawapi nese byagenze bite bro? Izina ry'Imana reka nkubwize ukuri. Mani hari igihe umuntu yitonda akagenda gatuza akabateka nturisha umutima wanye ndetse n'uwabandi kugira ngo ibintu birusho kugenda neza. Ariko hari ibintu ushobora kurira mu buzima ukavuga ati ibintu nabyihanganira gute. Oya. Kandi tuvugisha ukuri hari umutima mubingira. Tima mu bigenzi kuri cyabiya yubira aho ngaho urigera wumva hari umuntu twashwanye shawapa ahubwo se mwashwa namupfuye iki urigera wumva hari umuntu wenda nge nawe twagiranye ikibazo wumve ngo wenda hari ikosa nagiranye n'umuntu wari we wese shawapa nese byagenze bite umva ya magambo wakoze umva ako ikibazo cyo matsiko nagize nshaka kubaza Papa Shema yarirukanwe kamaze nisa dakina ubuse Korodina yarirukanwe Mahoro mwagendeye rimwe yarirukanwe mutega amatwi mwumve wowe warirukanwe wirukanwe nande ndashaka kukubaza wirukanwe nande ngaho rero ese niba urabonye umaze iminsi utaza kuri liste warabajije uwaguhaye akazi ariko warabajije turetse ayo magambo yawe urugo ugenda uvuga hirya no hino ubwira abakinnyi warambajije ngo ko ntaheruka gukina ngaho rero kabandi bose se bambazaga inbox ko ntaheruka gukina bimeze bite tukabasobanurira impamvu ya story n'ibiki ese niba ureba filime ibyo twagukinyeho wabonye ari bikwirukanisha cyangwa nibigaragaza kuzagaruka unyumvire ese koko biya warirukanwa niba hari ikintu kimbabaje no kuba naragufashije aha ngiye nabifasha nko kugufasha sawa kumbe wowe ahubwo urumva ari wowe wamfashije izina ry'Imana reka tuganire uyu ni Ravi Jojo oya bayito tugendane neza Jojo ubu ni Jojo Kenzi sebo tujya dukora ikiganiro hano kuri BYU 250 urigera wumva hari ijambo na rimwe nigeze mpingura rivuga ko nge nirukanwe mu ntimba ya Ravi ese ubu niwe ndi co-founder w'intimba ya Ravi cyane oya kandi nese ahubwo ko abafana bari bamaze iminsi bagutera amabuye oya dushyire umucyo hanze ngewe naje hano kuri kamera nsobanura uburyo abafana bamaze iminsi banshyiraho pressure kuko nge mfite abafana bankunda pe sinabafana nabakunzi banjye mani banyere ku rukundo bakanyereka ko turi kumwe bishimira ibikorwa byanjye bishimira iterambere ryanjye aribo abangaba turi kuganira wow ndaza nge mbisiguraho ndababwa ati kubona kugaragara mu ntimba ya Ravi biterwa nuko script yanditswe yateguwe wenda sindagerwaho okay ndangije icyo kiganiro ndagisohora uwitwa Ravi yanyitukiye bro yantutse ambwiza inani na rimwe arambwira ngo akuzize iki se kandi narakwiyamye nkubwira ko utemere gufungura YouTube channel ngo yite BYU oya tugendane neza karabaye arambwira ngo sinemere gufungura YouTube channel ya uri kubivuga nabi uri tugendane neza yarakubwiye ngo ntuzafungure YouTube channel izina ry'Imana BYU yamwe ko Ravi yaramwe ntabwo nemere gufungura YouTube channel yitwe BYU ikindi ngo sinemere gukoresha izina BYU ngo ntabwo ari iryanjye ngo nirye nose nkubaze mufitanye amasezerano nge bretse tutajya kujya amasezerano ndagira ngo manze mbwire Ravi none ahangaha Ravi uri umukobwa mwiza uri umumama mwiza uri umuntu mukuru ngenda kwemera kandi nakubaha sibyo ariko niyo nakubaha kaja ntuzansuzugure wow ngo ntuzagire gute wumve ko ndi umuntu uri cheap man sinzi impamvu mubona character dukina mukadufata nkaho turi abantu baciritse man ibyo nkina bya BYU nyine ni impano nifitemo ni character niyandikiye witonde ibintu nkina muri filme ntabwo ari wowe ubinyandikira mbikura mu mutwe wanjye niyo waba uri umwanditsi wa hatari wa danger
ntago wakandika seni yo kurira mu giti, wandike seni yo kurira amagi mu giti, wandike seni yo guhamagara muri hoteli ngo uri kurya inkoko, mani nta kintu uri kurya uri mu giti. Ibyo ni ibintu nkoresha mind yanjye kugira ngo ndusheho kuryoshya umukino, ndusheho kugira ngo abantu bakunde filime y'Intimba ya Ravi. warayumbwiye ngo nta ruhare na rumwe nigeze ngira mu Ntimba ya Ravi. Ngenda kubwiye ati noneho ahangaha nicaye ukuri kose ngiye kugushyira hanze. Ngiye kugushyira hanze byose mbivuge, noneho njyewe nimba ibyo ndi kuvuga ndi kubeshya banyomoze. Nta muntu numwe utazi imbaraga n'imvune n'amaraso menera kugira ngo namenye kugira ngo Intimba ya Ravi ibashe kubaho inazamuka ibigeze ku rwego iriho. Ese tugendane neza ni ukuvuga ngo nyuma ya cya kiganiro twakoze analize twatanze ibitekerezo ko tubyumva, biragaragara ko cyamugeze ikiganiro ko akagifata nkuko utabivuze. Ni ukuvuga ngo ikiganiro yarakibonye kiranje kiramubabaza, ababazwa nuko izina riri kuzamuka. Man, sinzi impamvu aba boss dukorera baba bifuza ko iterambere ryose barihorana, twebwe rubanda rugufi tugakomeza kuba munsi y'ibirenge byabo. Ntabwo yishimiye ko ngiye ndi bukore ngo nzatera imbere, kuko ari kuvuga ngo ngiye ninjya ku murongo wa YouTube ngafungura YouTube channel igatangira kurebwa, ejo nzigumura natangira kumbwira ati ngwino ukine nkomeze munanire wenda cyangwa se sinze, bitewe nuko nyine dukorera ubuntu. Njya nkunda kubabwira ngo twebwe ibi bintu dukora ni umuganda tuba turimo, urumva? Sinzi nimba ari umuganda ariko dukobokera abandi. Reka nkubwize ukuri, niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu bose nkababwira ngo buriya mu buzima uru ruganda rwa filime niyo mpamvu Kiramana zitwa Daddy. Mbanze mvuga iki kintu, niyo mpamvu Kiramana zitwa Daddy kandi agahora yitwa Daddy kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru, kuko aza agaciro k'umukinnyi, akabaza agaciro k'umurimo, akabaza agaciro k'umukozi, akabaza agaciro k'umwana we. Niyo mpamvu uzumva abakinnyi bose ba Kiramana bamwita Daddy, kuko aza agaciro k'umuntu akoresha, azi n'akababaro n'imvune duhura nazo. Kiramani araguhemba wakora utakora, kuba uri umwana we byonyine birahagije, akumenya nk'umubyeyi nawe ukamumenya nk'umwana. Urigira wumva mvuga ijambo ritari ryiza na rimwe kuri Kiramani, usibye na Kiramani nawe ntaryo ngize nkuvugaho, ariko uyu munsi wanyeretse ko ndi munsi y'ibirenge byawe nta kintu na kimwe nakumariye, ku rwego uvuga ngo waramfashije, ngo waramfasha kugira ngo abantu bamenye. Uru ruganda rwa filime ndumazemo imyaka 8. Ravi, ntabwo ngewe ndi kuri level imwe nawe muri filime, ntabwo ndi kuri generation imwe nawe muri uru ruganda, ntabwo bibaho. Wagize amahirwe ukora ibikorwa byawe birakundwa birarebwa, ariko ntibivuze ngo twe twabigufashijemo udukandagire. Yego, namaze gusobanukirwa agaciro kanjye. Ninkubwira agaciro kanjye uraza kukabona mu ngaruka z'abakunzi bawe, abo wita abakunzi bawe. Ngewe uyu munsi wa none nagize uruhare rukomeye cyane mu Ntimba ya Ravi, sinzabura no kubivuga. Ntabwo nzabura kubivuga. Uyu munsi wa none kuba Intimba ya Ravi yaraprodingwa ikarebwa na views z'abantu barenga 100,000, harimo 80% babantu baza bakurikiye biyayo. Warambye ngo waranyegerezaga kugira ngo unzamure. Ibyo bintu yabikubwiye ryari? Man, mfite amajwi hano, ntabwo ngende buze kumubeshyira, nta kintu cyose buze kumuharabika. Impamvu ndi kuvuga aya magambo yose mbanze bibasobanurira. Ngewe Ravi ubu tuvugana bitewe nuko nafunguye YouTube channel inkayitabiyayo, yasanyirukana mu Ntimba ya Ravi. Oya, bivuze ngo yakwirukanye uzize YouTube channel? Nazize YouTube channel. Ikindi ngo kubiri kurebwa nabyo ndi kubizira. Kuba iri kurebwa nyine abakunzi banjye bari kunshyigikira, bakareka muri comment biyayo turagushyigikiye, twishimiye iterambere ryawe, courage nyine. Mani nyine ari kureba akavuga ati aba bantu bari kujya kwa biyayo bakaye bari kuza kureba Intimba ya Ravi. None se kuko nishimiye ko nzahora hasi, sinzigera nzamuka na rimwe, mpore ndi munsi y'ibirenge. Kuki utumva ko nyine nakitwa boss Ravi? Erega ndi umwanditsi wa filime, nibyo njya ngatiye filime yawe nabyo ndaza kubivuga. Man, nanjye nakora filime yanjye, nanjye nakora filime yanjye abakunzi banjye bakayireba. Ntabwo wari uzi ko icyo gikundiro uzakigira. Si ubwa mbere ukoze filime, wakoze filime nyinshi ziranga. Ariko nimba warahawe umugisha ugahura n'abanyamugisha b'abanyempano, bakaza bakicara muri projet yawe igakundwa ikarebwa, widufata nkaho turi imbwa zawe kuri uko wishakiye. Witkumva ko maze gufatisha, urumva YouTube channel kugwemba 5,000,000 ku kwezi, urumva ko nta nirusoni. Witonde unyibutse ko mpemba amafaranga 10,000. Wow. Oya tugendane neza. Aguha kuva mwatangiye gukorana amafaranga ukorana 10,000. Damn. Ibaze. Ni ku kwezi cyangwa ni ku munsi?
buri gihe iyo mwakinnye ese buri gihe iyo mwakinnye wenda mukina nka episode zingahe za product inshuro zingahe sobanurira abantu wenda ntabwo ari ukwiyemera intimba ya lavi intimba ya lavi ku munsi dushutinga scene iyo zabaye ziki dushutinga scene 80 iyo zabaye ziki abari scene 60 abari scene 60 ngo ku munsi man nta nahantu mu buzima nimba uzi ikijyanye n'umurimo ingengabihe y'umurimo habaho igihe runaka umurimo utangira akaba n'igihe runaka umurimo urangirira iyo proof ifite mwana ko ku munsi ugakina scene zigera muri 60 cyangwa scene 15 ugahabwa ibihumbi 10 bro mani njyewe nuko njya mvuga agahinda kanjye abantu ntibabyumve urumva nge ibaze noneho nimba umuntu mani ubu Kigali nta kandi kazi tugira nta mukire n'umwubaho wakwemerera guhora umubwira ngo ngiye gukina muri film uramutse ufite mu boss ukorera njyewe naremeye nditanga ndeka utuzi twose utwo nakoraga muri supermarket si ubwa mbere mbivuze mani nakoze muri Simba supermarket ifite akazi gakomeye cyane ndemera ndagata ku bwa filime nge nabwo ati ibi bintu mbikora ku bw'urukundo rwa filime no kugira talent yanjye abantu bakomeze bayibone kandi bayikunde ntabwo mbikora ku bw'urukundo rwa sa amafaranga binkoresha yego ni meza kuko yatuma mbaho neza ngakomeza kugaragara muri social media nsa neza nambaye neza nk'abandi bantu bose kaho rero ariko uyu munsi wa none njyewe ibaze bro ubwanjye kujya gushutinga gutega ngiye kuri set aho dushutingira nkoresha 2500 kugaruka abari 2500 iyo ntashye nijoro abari 3500 ubwo gasigarana 7 bandutega amatwi 7 cyangwa 3 na ngiye nkoresha 5 mu kugenda ngakoresha 5 mu kugaruka ayo mafaranga nangaye 6 n'ibihumbi 6 ngasigarana ibihumbi 4 urimo urabyumva ibyo bihumbi 4 kuri set urabizi dukoresha umunwa tuvuga umwuka kugira ngo ubone vibe zo kuvuga nuko ufite amazi wanyweye kugira ngo utaza gusarara uburyo nkoramo barabizi nkoresha imbaraga nyinshi ngewe mva kuri set nk'uya amacupa 2 y'amazi agura amafaranga 2400 icupa ry'icyabiri set nta kantu babategurira buretse oya ntabwo turarya ariko nta muntu wese ndi mu kushinye ngo kugurira amazi oya kurya turarya ntabwo nabeshye ariko se wenda tubare kuri set dufite sabune runaka dushobora kuriraho ariko se ngewe nimba naje nshonje ntabwo ndi bwikoze kuri kantine wenda nkagura nimba ari ryo rindazi nkarigura nimba ari umugati nkawurya urumva nimba muri bine nsigaranye nkore nywa amazi 2400 nsigaranye amafaranga ngahe icyumunani urumva icyo kintu nsigaranye amafaranga 1800 tubare ibyo kurya byo kuri site byo rekana mbyihorera nsigaranye amafaranga 1800 ku bihumbi 10 ibyo bihumbi 10 ngiye byo ndi kuvuga man ndishobora kwandi kwivuga mwe mu kuva ngo ndikubeshya ngiye mfite voice hano ndayibumvisha yabincyuriye arambwira ngo biyayo ntunyiyemere ngo imba amafaranga yanjye ibihumbi 10 wow wenda nshobora kwandi kubivuga gutya mukavuga ati wenda ngo ndimo ndaharabika umuntu man ngewe nabwo ati nta kibazo na kimwe nzigera ngira no nkuru ruganda ariko nushaka kunsuzugura Ravi ndajya nkwibutse ngo kuba tutavuga suko imitwe iri mu busa oya seka kuba tutavuga suko imitwe iri mu busa uyu munsi wa none nkina muri projet guhemba miliyoni 5 ku kwezi akagura 10 no ntaga mpemba 10 ese buri ukwezi kugirwa n'iminsi n'ibyumweru 4 nkina rimwe mu cyumweru nkina iminsi ne mu kwezi fata amafaranga 18 ukubekane niyo mafaranga mpembwa ku kwezi fata kwanza ubwo ndi kubivuga nakwe mbivuga bumaze no kubikuba amafaranga 18 1800 urumva ariko hari gukuba kane ngiye muri filime y'intimba yaravi ku kwezi mpembwa amafaranga 2700 aya mafaranga 2700 niyo mafaranga nishyuramo inzu niyo mafaranga njyamo buri mu gitondo na saa sita niyo mafaranga nyambika niyo mafaranga ntemberamo niyo mafaranga nguramo parufe nisiga nitera niyo mafaranga nguramo amavuta nisiga niyo mafaranga njya muri salo kwiyogosheshamo 7200 none umbwire ngo twe tuzatera imbere hako nigeze kumva avuga ngo we yakinnye filime umwaka wose akora adahembwa aha yakinnye filime umwaka wose akora adahembwa yego ngewe YouTube mbivuze kenshi gatandukanye urumva mbivuze kenshi gatandukanye ngewe nasobanuye abantu kunzi banje kuri YouTube cyane yitwa Sound of Love narabisobanuye ndavuga ngo ngewe nakinye imyaka 4
imyaka 4 nkinira ubuntu ahubwo ntanga amafaranga we yakinye umwaka ngewe filime kugira ngo mfatishe natanze 483 kugira ngo ufatishe yego 483 uko gufatisha nta kundi nari ngeze ku rwego abantu bansabwa kuza gukina muri filime zabo ku buntu nta mafaranga banciye wenda abantu turakora mu rujijo kuvuga nimba avuga ko yakinye umwaka wose akinira ubuntu ese nimba izo haso warahuye nazo ni ngombwa ngo nanjye ufatishije uzunkandamize nce muri bwa buzima waciyemo none se nanjye umukinyi nzakinisha nzamukandamiza imyaka 4 naciyemo simuhembe generation turi kujyamo ya sinema ni yiterambere YouTube filime ziri kwinjiza amafaranga nimba ziri kwinjiza amafaranga rero reka tubifate ko natwe turi kuzikoramo dukwiye kuba turi kuyinjiza ariko nimba ngeze ku rwego ngewe umpembe 7,200 ku kwezi warangiza ukumva ko ndemeye ubuzima unyubatse la vie wenda tuganire gatoya tuvana abantu mu rujijo wenda abafana babashobora ko batazi ukuntu wahuye na Ravi mwahuye gute shyira umucyo ku kadomo reka shyira umucyo no kuvuga ngo Ravi duhura twahuriye kwa Kiramani reka Kiramani nawe namushimira cyane wenze ako nta nige ntazanamushimira Kiramani ntagiye ntazamushimira kuko numwe mu bantu bakomeza kunyereka kari umubyeyi nyamubyeyi urumva numwe mu bantu bakomeza kunyereka kari umubyeyi nyamubyeyi kandi akora ibyo asabwa byose nk'umubyeyi ni nayo mpamvu nge ntakubeshye miniseri ibi mvuga niko kuri Kiramani yo ntazagura nawe muri uruganda ntago nakabaye nkibarizwa mu bintu bya filime nakabaye narasezeye burundu narabivuyemo kuko nta kamaro na kamwe mu buzima dari kuzigira mvuga ko zigeze bingirira iyo ntazagura n'Imana y'u Rwanda na marayika murinzi Imana yavanye mu ijuru ikamutereka kwisi kavuga ati Kiramani Yannick nguhaye umugisha genda ufata abana b'abantu ugiraho bavanaho bageze uyu munsi wa none ndya kuko Kiramani ampemba nkaryama ko Kiramani ampemba ibyo mvuga niko kuri nta kandi kazi ngira mu buzima usibye ko gukina filime kandi ibyo byose mbifashwamo n'umushahara Kiramani ampemba nimbivuga gutyo ubyumve Jojo rero cyangwa se Ravi ngiye twahuye kwa Kiramani urumva ariko yarasanzwe ari umufana wanjye ankurikirana muri filime nakinyemo mbere mbaya series impano yanjye na talent yanjye yarayize urumva kuko ndabyibuka cyane nibundi yarabize ko banakoraga na filime y'umuturanyi yo kwa Karabutoni Kiboge kandi nakunda kuba ndiyo kenshi cyane urumva ngewe yarambonye akajya abona muri seri nakinaga kwa Kiramani akabona nyine ntabwo zihuye na character yanjye sanzwe nzimo abona ko ndundi muntu wakora ibindi bintu abona ubuhanga bwanjye kuko nyine kenshi na kenshi nakunda kuvuga nyine ko ibyo bintu nkora njye narabyize nize directing niga script writer niga na acting movie ikindi yabonaga movement nkora n'ibitekerezo mba ntanga kuri set aranyegera arambwira ngo cyucyu ngewe nabonye uburyo ibintu ushoboye sibyo ndifuza ko twazakorana muri projet nibwo yanyegereye arambwira ngo afite filime yitwa Ravi sinzi niba abantu bayizi iyo Ravi twarayikoranye nabwo yari yaranze anzanyemo nibwo natangiye kumwereka umujyo w'uburyo nge nkina mu buryo buri comedy filime ibintu bitangira guhinduka yarebwaga n'abantu 7,000 6 filime nyigiyemo 14 20 25 kugeza ubwo ari kurebwa n'35,000 ku munsi bitewe na seni twakinaga buri ahantu hose Ravi yagiye akina twarakinanaga urumva nawe ubwawe ubundi iyo uri umwanditsi cyangwa uri nyiri projet ubundi ureba umuntu ufite impano ukamwegereza urugero ko nyine sene zanyu zisa nk'iziryo zisa nk'iziryo kuko ufite ibitekerezo by'ukuntu uri kwandika ikindi nacyo ushaka kuzamukira kuri wa muntu cyangwa se kumenyekana bitewe nuko ubona nyine ko ibintu harimo uyu munsi wa none impamvu ubwira gutyo urabona nka Kiramani afite ukuntu yashaze kuzamura impano y'umwana y'umukinnyi runaka afite ukuntu aguhuza na Nsabi 100% akaguhuza nawe nyiri ubwite kuko azi neza ko afite igikundiro urumva aba nyine wowe ubwawe nuza none ngari bujye kugaragara kuri kamera ugakira na Kiramani abantu bakunda Kiramani baraza kureba baje kureba Kiramani nawe bakubonereho baraza kuza baje kureba Nyambo nawe bakubonereho baze kuza baje kureba Nsabi nawe bamubonereho bitume abantu batangiye kugukunda no kukumenya uyu munsi wa none Ravi nanjye nibwo buryo twakoranyemo yansomeye ambwira ko nta nubwo ndi best supporter wa filime ye
yirengagiza ibitekerezo byanjye by'intimba ya Lavi, yirengagiza imbaraga zanjye z'intimba ya Lavi, yirengagiza imvune, ibikomere. Ngiye nkwereka ibisebe ngiye mfite hano ku maboko, wenda akubwira ngo arakubwira ngo washoye iki? Ese gushora amafaranga no gushora ibitekerezo buriya we wahitamo iki? Ntabwo ushobora gushora amafaranga nta bitekerezo ufite, ntabwo bibaho. Mbere y'uko ushora amafaranga ubanza ukamenya igitekerezo cyane ugiye kuyashora n'icyo ugiye kuyamaza. So wenda abafana bawe bari kumva agahinda wamaranye igihe runaka. Niba mu kwezi warakinagamo inshuro 4, siko watubwiye? Yego. Wari umaze igihe kingana iki udakina mu ntimba ya Lavi? Ngewe ubundi intimba ya Lavi ubundi nyirizina imeze nkaho imaze umwaka niko nabyita. Ikorwa. Yego. Ngewe nari maze hafi amezi 3. Wari umaze hafi amezi 3 ntajya gukina. Urumva atarigeze guhamagara kubwira ko hari sene zahindutse utegereze ugira gute? Wowe wabonye amezi 3 ashira. Oya, ngewe ahubwo nuvuga ngo we hari umunsi nagiye kuri set nsanga urabona ko ubundi nagiye kuri set sene nagombaga gukina zanjye zose. Urumva kuko mu mitegure y'iyi filime nyifitemo uruhare rwinshi cyane, ntabwo ushaka kubivuga, ntabwo ushaka kubigarukaho. Afata sene zanjye nagombaga gukina akajya zirimita muri filime agahita zikinisha undi mukinnyi. Yego, uwo mukinnyi rero akavuga ati wenda tubare ngo reba hano ngo biyayure bize gukina, avuga gutya noneho ngo mwe mu bikore nkaho wowe ngo bikore nkawe biyayu ntaze kugaragaramo. Ibyo byose bikinwa ndi kuri set. Mama Niyori, mama Ravura bizi. Naraje kuri set nirwa mpicaye, ndahicara umunsi wose burinda musoza gushutinga mpicaye. Urumva? Seni zanjye zikajya zikina undi muntu. Zikajya zikina undi muntu kugira ngo ntaza gukinamo. Ni ibintu byatangiriye. Ibyo byose byatewe n'iki? Nibwo bwa mbere nari nafunguye YouTube channel nyitabiyayo. Yarayibonye ko yitwa Biyayo? Yego. Ndangije mfata ikiganiro cyanjye. Urumva? Nambaye iyi myenda ya Biyayo nka prodingaho, mfata n'akabehind scene ko kuri set. Arangije ahita ko abyuriraho ngo ibyo bintu bya Biyayo ninde wabikubwiye. Ngiye mbifata nka brag zisa kuko turatebya ngiye na Lavi. Sinanabyitaho. Urumva? Ejo bundi mu minsi ishize nashyizeho agashoti. Shyizeho agashoti karebwa n'abantu barenga 80,000. Ko yahise arakara neza anyureza voice Musa. Erega yanyoje voice arangije arukuntu umuntu avuga ibintu, ngiye ntabwo nzavuga ibintu mbeshyera undi. Urumva? Ntabwo nzavuga ibintu mbeshyera umuntu runaka cyangwa se mvuga ibintu ndafitiye proof. Ya ikosa ntazakora. Urumva? Ikosa ntazakora. Urumva? Ikosa ntazakora nuko beshyera umuntu. Akobiya mukeneye ko umuntu ababwira nabi mu bamukeneye. Nk'ibi bintu washyize hanze wo mu bwenge bwawe, nk'iyi sene washyize hanze, abantu ntibazi ko na Lavi azabura. Utangiye kugaragaza ko ari no mu rugo nyine sene yose uyishyize hanze. Nk'ubu wumva utekereza nese ubu nk'ubu wabishyize hanze basabye nduruhushya, wongeye gushyira byanze sene kuri YouTube narabiyamye. Ntabwo nabiyamye, ntabwo Kamanzi namwirukanye kubera ibyo bintu. Sene itaranasohoka uyishyize hanze noneho uko yakabaye n'amajwi uyarekeyemo. Urumva maze kuba umuntu wadanje mbese. Urumva? Ahangana nakoze ntabwo yari seni. Urabona kwa kuno umukinyi abari kuri set gusa ukajya umwibariza utubazo gutya gusa ariko umwibariza uri gufata kana ngashyira kuri ntuze ku gashoti akabonye yasansomera kuri YouTube. Iyo Biyayo ninde muntu wagwaye uburenganzira bwo kwifungura no kuyishyiraho iki? None se hari amasezerano mufite wenda company iyo igiye kwita abantu amazina cyangwa igiye guhereza icyo bita copyright abantu bagirana amasezerano? No, we hari amasezerano mufitanye? Ntabwo iri zina rya Biyayo ari Lavi wari impaye. Ntabwo iri zina rya Biyayo ari wari impaye. Iri ni iryanjye, ntabwo ari irye. Ryakinye muri projet yashoramo amafaranga ariko ni iryanjye.
n'iryawe so kuba ari iryawe ko hari aho numvisha kubwira ngo ntagashaka izina biyayo izina ribayo ngo nirye niwe wari kwise ibyo ngibyo turabisobanura dute kugira ngo abafana bakireho umucyo ubundi ndagira ngo iyi voice yose abafana banze bayumve iyi voice ndashaka kubaza iki kibazo kindi njya gukora iyi filime Intimba ya Ravi washoye angahe washoye mangahe wowe waba wari hari inkunga wanteye amafaranga yo kugira babanze bumve iyi voice yose irangire ese njya kuyandika wazanye igitekerezo uza aho yandikiwe cyangwa naragufasha ndakubwira ngo ngwino dukinane nkukinisha ibintu mbona ushoboye nkukinisha ibintu mbona wakora neza byatewe nuko nafunguye YouTube channel ese icyo gihe mbigukinisha ntago ari mwe nari ngufitiye biye nari nabuze undi muntu unkinisha muri timu yanjye wabagamo wowe hari ubwo wabaga muri timu yanjye kugira ngo ngukinishe ntago ari mwe nari ngufitiye koko ugatinyuka ukavana mu kanwa kawe ngo uri umwe mu batumye filime yanjye ikundwa nta n'isoni biye of course ese ntabwo uzi gutandukanya supporter ntabwo uzi gutandukanya main character wowe uri Shema uri Ravi noneho na best support yakavubaye ari Aline ni urwanya urukundo rwacu uwo kuba narakwiyegereje tugakinana narakuzamuraga naragufashaga ariko iyi saha ngo uhaye izina usigaye utambuka abantu bakakwitabiyayo aho kugira ngo ku mutima wawe uvuga uti Jojo yaramfashije ampaye izina reka ndikoreshe neza ndibyaza umusaruro wowe ahubwo kubihindura ko wowe ari we wamfashije sibyo wowe waramfashije watumye filime yanjye itera imbere izamuka ukanatinyuka ukabivuga mu kanwa kawe njyewe kugira ngo mbone izina nakinye umwaka urenga nkinira ubuntu nta natike bampa umwaka urenga nkinira ubuntu nshaka izina nitegera nta tike bampa wowe nta munsi rumwe uritegera nguha amafaranga 10,000 biya nguha amafaranga ngahe 10,000 uko waje gukina ndagufashije abantu barakumenye uratambuka bakakwitabiyayo aho kugira ngo uvuge uyu muntu wamaye izina reka mushimire uratinyutse ngo bampagaritse muri filime ngo kandi ari ngiye watumye ikundwa ngo ndi mu bantu batatu koko reka nkubwire iki kintu ubwonko bwawe buragushuka niba ari nuko utekereza ntabwo uri mu batumye filime yanjye ikundwa ahubwo njyewe nagukinishaga ibintu nshaka ko abantu bagukunda noneho kugira ngo uhindukire unshimire urumva ari ku bushobozi bwawe urumva ari we wagize uruhare ngo filime ikundwe biye niba hari ikintu kimbabaje niki ndababaye ako ntabwo mbabaye cyane kuko hari igihe ufashe ntashima hari igihe ufashe umuntu udashima izina twese niryo twaharaniraga iyo umaze kugira izina rigufasha kugera kure rigufasha gukora ibindi bintu bigacamo byagufasha no gukora ibyawe bigakunda cyane twese muri filime ntabwo twakinye dukinira amafaranga twakiniraga ubuntu ndabizi njye mamamya n'umutima wanjye wose ko amahirwe naguhaye njye ntigeze nyagira ariko nabikoraga nzi ko hari igihe nutangira gutambuka abantu bakaguhamagara izina na kwise numvaga hari igihe uzanshimira numvaga hari igihe uzajya mu bitangazamakuru ukavuga uti Jojo n'umwana mwiza yaramfashije nabonye izina ubu ndi kuribyaza umusaruro ntabwo nari nzi ko igihe kimwe uzahindukira ngo ujye kuvuga mu bakinnyi ngo narakwirukanye naraguhagaritse tutavuganye njye utazi icyo ntekereza nuko inkuru imeze nurangiza ngo ujye gukora ikiganiro nka kiriya bakubaza ngo kuki wahagaritswe muri filime ngo ugatinyuka ngo uri mu bantu batumye ikundwa ese uramutse urimo bwo ntabwo ushobora kwibuka uwo muntu wakugiriye neza wagufashije akagushyira muri iyo projet njyewe iyi saha tuvugana ndacyashimira abantu bamfashije ndacyashimira abantu banshyigikiye nkabona izina ndagira ngo ariko wowe ibi bintu nibiza kumara kurangira ejo nzasoma indi episode mbabwira reka ndekera kubijyanye n'iyandikwa ry'iyi filime kuba ntacyo nakumariye kuba ntacyo nagufashije mu buzima bwawe kuba ntacyo rwose reka mbyemere ntacyo ntabwo wafasha umuntu ntabone ko wamufashije n'ibintu bisanzwe icya mbere nkwiyamye ku bihangano byanjye nkwiyamye ku cyitwa igihangano cyanjye sinzongera kubona hari ahantu mentioninga Intimba ya Ravi ntabwo ari wowe rizasi ntabwo twafatanije kuyishoramo ntitwafatanije kuyandika bubu bwa mbere n'ubwa nyuma numva uvuga Intimba ya Ravi icya kabiri nkwiyamye ku izina biyayo sinzongera kubona hari ahantu na hamwe urikoresha ego uranatinyutse ufunguye tutanabinsabye noneho ndatinyutse funguye kuri cyangwa biyayo nagasuzuma izina njyewe niyandikiye nishakiye uratinyutse YouTube uyisebiyayo ugiye no kumvugiraho cyaza umuntu niba hari n'ugushuka umuguru uti washutse nabi nkwiyamye ku izina biyayo niba udashaka kubona uwo ndiwe noneho
mwiyamye ku izina biyayo iriya YouTube uyita irindi zina nushaka kujya utuka mpaka ryari ariko nibwo uzabona undi ninongera kumva wamvuze mu kanwa kawe uzambona uzagira gute uzambona filime ni yanjye mfite uburenganzira bwo gushyiramo uwo nshaka wese nkirukana uwo nshaka wese usibye ko nta n'umuntu nakwirukana nta n'uwo nirukanye nabo ubona badakina twaravuganye nababwiye ko bazagaruka wowe wigize nyine ikinani wumva kurenze ni wowe utarigeze umbaza kandi history zirahari uzarebe no mu bintu twakina ahantu na hamwe bigaragara ko wirukanwe ariko ubwo bwiyemezi n'ubwirasi ufite nushaka kubireke ibi bintu dukora n'abantu dusabwa abantu cyane niyo umuntu yagufasha ntunabone ko yagufashije ahubwo ukajya kwigamba ko ari wowe umufashije sava ariko icyo nkubwiye sinongera kubona hari ahantu nahamwe ukoresha biyayo ni izina ryanjye ryo muri filime yanjye ngira ngo urabyumva neza ibyo ndi kuvuga nkiyamye kumvuga nkiyamye no kumentioninga ibihangano byanjye genda ukora ibyawe Imana izaguha umugisha ariko tubane mu mahoro mpura mu kanwa sinjya nkuvuga nabi nawe urekere kumvuga nabi ikindi izina biyayo ndari kwiyamye ni iry'intimba ya Ravi ni iry'igihangano cyanjye ngira ngo urabyumva sinongera kubona hari ahantu hamwe barikoresheje none ahita uhindurira YouTube yawe uyita iryo zina ryawe wumva rirenze rindi kuko iryo naguhaye wumva ntacyo ryagufasha nta n'umusaruro ryakumarira nta n'icyo nanagufashije yewe iryo zina rireke iryo zina naguhaye nakwise noneho wakubwira imbaraga byamfataga kugira ngo mushakire ibintu wakina neza wakubwira umuhate njyewe nari mfite kugira ngo wamamara utere imbere biya wakubwira sha urambabaje pe urambabaje ubimenye okay Ngira voice murayibushe buretse utarabisekamo Ravi ndajyamba no gusobananya nguhereze gasopo yanyu iri zina ryitwa biyayo ni iryanjye personnel ntabwo ari iryawe ikindi ndagira ngo urirebe kandi uritinye ukuzi neza ko utatinyuka gukina nande n'uwakuzamuye ntabwo ndi bumuvuga watumye uyu munsi wa none uri ku rwego uriho nta wundi uwo ninjye nimbikubwira ninjye ndajya nkubwira ngo iri zina ryitwa biyayo ntirimenyerwa nta nubwo rikinishwa nimba wumva ko hari ikibazo kuba iyi YouTube channel yitwa biyayo yisibe yirege yitere strike bayisibe ariko nane njya nkubwira ngo none ahangaha kugira ngo umve uburemere bw'izina ryitwa biyayo ndagira nkubwire ngo none ngubu wakinye n'umuntu udakinishwa ukoza agati mu ntozi kandi ukicayeho uyu munsi wa none ndaramuka mbonye akantu n'akamesaje akagato kanavuga kuri YouTube channel ya biyayo ikitwa isura yose yabarigeze inyura kuri kamera kuri YouTube channel yitwa Jojo Films ya biyayo irava irasibwa none se impamvu mbikubwira nta yindi mani ndagira mbanze nsobanurire Jojo ikintu amanza kimenye kandi akiteho bro nibyo koko waranyubatse biyayo abantu baramenya ndatambuka bakamvuga hari n'ahantu nyura bagatera indabyo bavuga ati turakwemera talent yawe iri very sinzi ukuntu nayisobanura nyine bambwira ko mfite tara ntabwo ari ukwiyemera abantu bari hano nanga baza kubivuga nimba nta ruhare ngiye nagize mu ntimba ya Ravi kugira ngo uyu munsi wa none bikunzwe cyangwa si biriho igikomeje kubiriho banarebe analize y'igena yikoragamo banarebe n'igihe ntayirimo barebe ikintu umukinyi imbaraga zo mukinyi n'izina ry'umuntu cyo risobanuye ikirenze kuri ibyo ndagira nkubaza ikintu kimwe Ravi nibyo kuko waranyubatse ndanabigushimira pe waranyubatse nkabiyayo ni nayo mpamvu ngiye uyu munsi wa none mfungiye cyane nyitabiyayo waranyubatse umizina ariko ridafite ibiryo umizina rishonje ibyo kubaka izina muri uruganda ritazantunga ritazanyishyurira inzu pro uri mu biki man iryo zina mfite nta kintu na kimwe nambaye bodaboda kuri kamera wowe nambaye bodaboda wowe abandi bambaye inkweto nzima bafite imodoka bagendamo bafite amamoto baratega moto ngena n'amaguru wowe wazi ukamira ngo ngo wanyubakiye izina ninde muntu wampamagaye mu izina akampa bitanu ninde muntu wampamagaye biyayo akampa akazi ninde muntu wampamagaye biyayo arambwira ati ubwo witwa biyayo ukora mu iyi hoteli reka nkubwire ikintu kimwe iri zina biyayo wampaye niryo nkwiye kuzana kuri imihanda none hanga abantu bakaba bari kumbona kuri kamera kandi Jojo uri kundakaza mwe bikomeye cyane ugize amahirwe nkubwiye abanyamakuru bari kumpamagara ngo njye kubeza ikiganiro kuri ibintu ndiko ngo kujyaho kugira ngo abantu benshi batabimenya nibwo bamenye urwego rwanjye ariko ndagira nkubwire ngo none ahangaha
waranzamuye n'ibyo ndabigushimira rwose wagize uruhare rukomeye cyane na n'uyu munota ndacyagushima ariko niba uzi ko wanzamuye ntuzankandagiye cyangwa unsuzugure kuko uzi kuri kunyubaka nta kintu kimwe bimfashije Jojo intimba yaravi gukomeza kuzamuka nge nishimira ko yakatwaye n'igikombe cya filime nziza bakaye baranakihaye ariko impamvu batakihaye nta yindi Ravi ntabwo wumvikana ibyo mvuga ntabwo mbeshya ni ira filime intimba yaravi ni filime yakaba ari iya mbere mu Rwanda bitewe na script yayo usibye ko ngubu yarangiye bitewe nuko ntakiyigiramo uruhare ariko ni filime yariteguye neza yari yanditse neza yanakoreshwemo imbaraga nyinshi nka filime yakaba yarahawe igikombe cya filime ya mbere iyo mwaka ariko bitewe nuko abajaji cyangwa se abategura amarushanwa barareba bakabona Jojo ntiyumvikana nta tuza ntazi guhuza n'abantu baragufasha ngo bibamarire iki reka nkubwire ikintu kimwe shyira agapira hasi kuko nyine ndamutse nshyize hanze amabanga yawe mfite Ravi wakumirwa wahita usanga muri iki kibuga wakisanga uri wenyine nge ndamutse nshyize hanze amabanga yawe mbitse iki kibuga wakisanga muri wenyine reka nkubwire ikintu kimwe tumaze umwaka dukina usaruye amafaranga menshi kuri Jojo Films usaruye amafaranga menshi ku ntimba ya Ravi ibikorwa birahari amaperime yaraje amamodoka yaratumijwe yewe nibyo ntarondoye sibyo ntabwo ngize ishyari ry'iterambere ryawe tera imbere uteze imbere abandi ariko witera imbere wenyine kandi ufite abakozi akora kuki wakishimira ko nge najya nirwa ngukinira nkavi wawe mu gihe ntaje gukina nkajya mu kiyede nge mbi wawe nge gukirininga muri kiye bro mani nirwe nyina n'abantu abafana banye nirwe ndi kwitorosho abafana banye ndi kwitorosho nabo nta terambere mfite mwe ibintu uburangiza ukaza ukambwira ngo wanza muri izina rimariye iki koko tuvugisha ukuri ikintu cyonyine cyatwa nishimira ko izina warizamwe none reka nkubwire ikintu kimwe buretse tujye tuganira Nyambo yagiye gushimira aravuga ati Karabutoni Kibonke yanshyize muri filime Kiramani abigiramo ashyiraho akadomo ashyiraho umucyo uyu munsi wa none Kiramani Jojo Ravi Nyamba Tewushema nuko afite YouTube channel ye yakoze ibanga the message kandi Kiramani nta shyambaji kwa Kiramani afite umutima mwiza wuko iyo umukozi yakoresheje ateye imbere biramushimisha uyu munsi wa none Miki tuzi iyo ataza kugera kwa Kiramani ntabwo ababaho ntabwo biba bishoboka ntawe buhari Dogiteri Nsabi tuzi iyo ataza gura na Kiramani ntabwo ababaho Mitsutsu Kazungu iyo ataza gura na Kiramani ntabwo ababaho ashimishwa n'iki n'iterambere ry'uko abana yareze yakuje ndetse nawe uyu munsi wa none kubuhari ni Kiramani tubibe ngo ni Karabutoni no kuba yaragucishije muri filime uri umufigira ntago bivuze ko yakuzamuye bro wapi kabisa Kiramani yagukinishije aranaguhemba arenza kuguhemba none ngi urankinisha ku buntu ukandenza inkoni wowe urangaburira gahinda ukarenza amarira wese ukambwira ngo ngiye ngo waranyubatse nta kintu ibyo bintu bimfashije uyu munsi wa none rero ngereka nkwereka ikintu kigiye kubaho kugira ngo nge muri agaciro k'izina biyawe wanyubakiye ni imbaraga zanjye ni iyi mitsi ndi gukoresha niyo ngiye gukoresha kugira ubone imbaraga z'izina ryawe ahubwo we tuza none ahangaha iri zina ryitwa biyaye abantu nibamara kuri kuno bamaze kurimenya ubu ngubu ndi kuva kuri biyaye 250 nibwo nzaza mvuga ati ibi byose ndashimira Ravi cyangwa se Jojo wanshyize kuri platform ya Jojo Films nkazamura akazina kanjye kitwa biyayu nkaza nkakadevelopa uyu munsi none kakaba kari kumpemba 200 cyangwa 300 ariko ibintu ntago bimpemba 500 none se ngubwira ahantu ncumbitse ntago ndi umustar uzwi se harano najyanga abantu bambwira ati wow bakansaba n'amafoto nje nkubwira ahantu nge ncumbitse ntari nzi yo kubamo ariko ndasembwe ngo ntanzi yo kubamo kuko byanze bikunze muri make mbona mpabwa na dadi wanjye aramfasha uyu munsi wa none Ravi ntabwo ari ukwiyemera izina ry'Imana ndi imbere y'Imana sinjya ndahira izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma ngewe kwitwa biyayo wo mu ntimba ya Ravi uyu munsi wa none aho kunshimisha byarambabaje impamvu byambabaje nta yindi
mani mba mfite inote ya 500 cyangwa y'igihumbi ngatinya kujya muri restaurant mukubita umwice kuko bose banze nkicwa n'inzara ngasonza kandi mfite inote y'igihumbi yanjye mu mufuka gutinya kujya kugura ibishyimbo bya mitiyu bampamagara nk'umusitari gutinya kujya kugura icyayi cya desa bampamagara nk'umusitari ngo nkeneye kujyana bari buze kunca 500 cyangwa igihumbi ninya kujya kugura ikiro cy'ibirayi ntago ndi guseka man ibyo bintu bibaho man ngatuma y'umuntu kugira ngo muhembe kandi butike iri munsi yanjye iri munsi y'urugo ngatinya kujya kugura amayinite ya desa ariko n'umwagent imbere yanjye najya no kuyagura ari nge nabuzo ntuma kavuga ati hari umuntu ntunya amayinite mushyirireho kandi ari ngiyo yashaka ku mpamvu z'uko ndi kuwagira gatanya kifoto azi ko twakize twagezeyo inshuti zanjye nyinshi ntago zizaho ntaha nanze kuzire ku rugo ntahamo batagira bakanshishamo ijisho ariko nje imbere ya kamera ndabivuze bazi ko twakize twagezeyo ibyo byose ndi kubikora kugira ngo nsigasire filme yawe abantu batazagusuzugura bazi kumpemba nigaragaza bucipe barabona ko nyine nta kintu kiri muri filme kandi wowe urazo parike ni utaparika uragaragara nk'umuntu ufite amafaranga ariko se Rafi ibi ndi kuvuga amaginga ya ngiye ndi kuvuga kuri wowe ndi kubika ibintu by'ingenzi ndabizi neza iki kiganiro uraza kwegera dade wanjye ugende umubwire ngo reba ibintu cyo yankoreye biranashoboka ko nabashobora ko Kiramani no gusikina umukunda no mubyeyi nyamubyeyi yunga abantu araduhuza ariko ibyo ndi kuvuga so kugusenya si shyari rindi ahubwo wansuzuguye unyumvisha ukuru ntacyo maze nta nagaciro nta nicyo nigeze nkumarira muri filime ya ibintu byose akora ko kumfasha waramfashaga nanjye ngufasha ibitekerezo n'amayide ahantu byavuye umwana witwa Mahoro uri gukinamo none ahangaha uzibuka inshuro naguhamagaye nkubwira ko Mahoro ari umukinnyi mwiza kandi azi kwagitinga uyu munsi waramuzanye uzibuka inshuro nakubwiye ko umuntu witwa Karimunda ari nayo wansimbuje nahoraga musabira kuza gukina muri filime nubwo ntari nzi ko ari uzaza kumunsimbuza uyu munsi wa none iyi filime nkubwira inshuro z'abakinnyi bamaze kwirukanwamo ariko ukabona ibintu bigusubira inyuma ukabagarura reka mubwire iyo ushaka kubaka ikibuga no gufata ikibuga neza iyo ushaka gukora business igatera imbere ufata neza umukozi iyo ushaka kugira umukozi mwiza wo mu rugo ukabashaka abana bawe bitabwaho uzukarya ibiryo bifite isuku uzugasanya ibintu byose biteguye ufata neza umukozi ukoresha ntabyo kumwishongoraho ariko twumvisha ko umuntu wa danger navuga akantu ngo ubwo ndagusuzugwe ndakumenyereye ntabwo nkumenyera iyi sambu ikibuga cya YouTube ni cyawe ni cyanjye ni cya twese waza ukikaragaho nanjye nkikaragaho ibeshye gato mbona ikosa kuri YouTube channel pite nkureka ko nge nawe nta masezerano dufitanye y'isura yanjye wakinishije muri film ikindi wayikinishije idahembwa kuba utarampaye agaciro ko kumpemba nk'umukino ariko se basi numvishe muri voice uvuga ngo umpemba amafaranga y'ibihumbi 10 tuvugisha ukuri gukina kuva saa 2 za mu gitondo ngataha saa 6 z'ijoro saa 7 ngewe man ni ibihumbi 10 mba ndi gukorera byahese ko nta birimo mbese umbi ibyo 10 nantegereye man reka mbabwize ukuri reka mbabwire bantu ba producer bose muri uruganda rwa film mwese mwegere Kiramani mu mwigireho ikintu bakora niyo muntu aziyobora Kiramani abura umukinnyi cyangwa wumve Kiramani umuntu amuvugana nge naravuze umuntu ubizi neza ikiganiro nakoze kwa Chita Magic uzabona ni derapye Kiramani ndi kumuvuga Kiramani niyo yanyirukana kajana sinzigera imbere ya kamera ngo muvuge nabi kuko nabamubeshyeye n'undi uzumva ari kuvuga Kiramani nabi amubeshyira ibintu man ntuzabyumve cyangwa ngo ubyemere Kiramani azamubeshyira ni umubyeyi ugerageza kureba agahinda k'umwana akamenya umubabaro wakamenya imvune ze akakubwira ati mwana wanjye gira gutya na gutya umubwira icyo akagikemura amasegonda man Ravi ngewe ahantu njya kumenya ubugome bwe
Ravi yigeze anguriza amafaranga 10,000. Oh yes. 10,000. Amaze kunguriza amafaranga 10,000, urabona ko mu cyumwe cyo kuza gukina nza gukina nta kintu kimwe ndiho. Nza n'amaguru ndurutse Kicukiro hasi igahombo inyanza hasi. Nzamuka n'amaguru njya Inyamirambo gukina. Nza n'amaguru kurinda ngezeyo. Uwo munsi aducyura saa 7 z'ijoro. Wagiye ahemba abandi bakinnyi ntegeza kampemba ntiyampemba. Ndavuga ati Ravi mbabarira nta mafaranga mfite nyine nta kintu ndiho, wampaye umushara w'uyu munsi base ukazankata mu kindi cyumweru. Arambwa ngo biya ngo ntukajye usetsa ngo ntukajye uzana imikino mu mafaranga. Oh yes. Ndangije mbonye kariseri ndavuga ati Ravi base wambabariye ukampatike. Bari kunca 3,5 kongeza igahombo. Ndi kubereza 2,500. Urumva? Noneho Ravi mwatsa amafaranga arambwira ngo mwana ngo tahava ngo ngufata moto taiva mwe mukino nimwe ngari kumbana papa. Akeka ko mukiri gukina. Ko turi gukina kanye namubwiye ko nta nijana mfite. Kugeza ubu namubwiye ati basi mba 3,500 ari menshi bari kunca mba 2. Ngenda gira n'amaguru basi ninjye za Rwanda gisa. Uratega moto ya 2 iri buze kumanuka njye ni gahombo. Mane ese yurira moto aragenda. Natashye n'amaguru kuva saa 7 mva Inyamirambo. Bitari ukubeshya. Bitari ukwiyemera muri groupe ntago ndibuze kubeshya. Ngewe nageze igahombo saa 9:43 za mu gitondo. Sako numva ahubwo wihuse. Urabizi ku kirenge ho baranze. Ku kirenge ndagitambika nkarenge pfiri. Saa 9:43 nari ngeze igahombo. Urumva ntagiye amasaha hafi 3. Urumva? Saa 7 saa 8 saa 9. Na 43 nahise nandika message. Kandi ubwo uvuye gukina uvuye kwidara. Message muri groupe mvuye gukina mwana ibintu ngomba kungira icyamamare. Ndangije nandika message ndavuga ati ndashima Imana ko nanyigeze mu rugo. Abandi bose baryamye nta nuwo yibonye bari baryamye. Biyicuye. Ndangije bitanandikira message Jojo. Nabo ndayimuhigwe kandi maze kuza muri groupe arimo bitananyemeza kuri telefone ye. Arangije uzi ukuntu yansubije se mu gitondo. Ngo biya ngo none se nko kutambwiye nkugurize. Umva iyo kintu ninjo zose namwinginze uwo munsi. Ngurumva ngo niyo waba mfite idene ngo agomba kumbwira ngo nkakuguriza. None sibyo nakubwiraga namashaza nateraga. Yarazi ko mukiri kuri scene. Oya mwana niyo umuntu yabari scene we wasiga umukinyi wa yicaye kuri set ugatabona abakinyi bose batashye yicaye aricaye abandi batashye. Ukavuga ngo umuntu ari gukina. Wapi. Gusa zikuru ubwo nyamani nta mukina mu mafaranga. Ninkubwira ngo ndashonje ndaburaye bifate ko mburaye. Ntago mbikubwiye ndi kugukinisha. Kabisa. Arangije mwana ntaha n'amaguru. Ivyo narabyirengagije kundi wa gatatu nza gukina. Kuri wa gatatu uza gukina wirengagije ubwo wowe wari uri gupaying attention uvuga ati wenda ari kunyishiza amafaranga murimo. Reka wenda ngerageze we ntiyareba umubabaro wawe ufite ubuka kanya. Ngiye gukina mu ntimba Ravi numvaga ari ibintu bigomba kuzanyubakira ikintu kandi cyangwa se n'abazabona ko imbaraga nkoresha akazi hagaciro. Ariko bro ibaze ngiyewe Jojo twatangiye dukinana ambwira ko nyine dufatanye. Mufatanyije muri partnership. Yego nyine nta kintu kiravamo nikivamo tuzarya. Wow. Ubwo umwaka urinze ushira mu cyubaka ikintu kuri miliyoni 5 ahembwa ku kwezi nta kintu kirimo. Nta kiravamo. Aracyagura amayini nyine aracyarutwa amayini tagikuramo. Urumva? Ari gwenga umushara miliyoni 5. Ngende guhembwa bingahe? 8. Kandi nabwo ntiyemere ko hari ubufatanye muri gukora mu rwego nta ruhare na rumwe ngira muri projet ye. Ariko reka nze kukubwira Jojo ubu nago hari list y'abakinyi umaze kwirukana nabo mumaze gushwana bose mupfa ibintu by'amafuti ugahita wumirwa. Ibi bintu rero mvuze none ahangaha nzabivuga mu yindi banga kuko ngiye kugukora episode 30 zose kandi zitangizwa n'intimba ya Ravi. So yambuje kutazongera gukoresha commissioning intimba ya Ravi. Ngiye gukora episode 30 sibyo zitangizwa n'intimba ya Ravi. Nindangiza nyuma y'izo episode 30 bitari kubeshya abakunzi babiya you 250 ndabamenyesha ko nyuma y'isaga yose iri kuba ndahita mbaha filime ya nyayo y'intimba ya Ravi. Bite mbereka imbaraga z'umwanditsi wayo z'umwanditsi nyiri bitekerezo. Ndahita ko ubwo niwe ndi bukoresha ni uri buyandike. Ndahita mbayiza filime ya nyayo y'intimba ya Ravi. Wamwimerere mwabonaga mbere pano ubu ngubu w'intimba ya Ravi. Ngiye kubahereza kuri biya 250 kereka nayisiba. So wenda experience urayibonye ubonye ko
agusubije ibitakagombye kuba warashubijwe hagati yawe na Ravi, kuba wenda atarakubwiye ngo uzagaruka, kuba atarakubwiye ngo story yarahindutse, wowe ni igiki cyakubwiye ko ushobora kuba warirukanga cyangwa ushobora kuba warahagaritswe? Wabibwiye ni iki? Urumva ngewe ikintu cya mbere, urabona mwira filime nari meze nkaho, urabona ko kubera Ravi yari yarakoze ubukwe, ubundi nyine muri filime habamo main actor na assistant main. Nuvuga ngo iyo main actor nyine habaye akantu kagomba gutuma abura, iyo main actor nyine habaye akantu gutuma abura, assistant main uhita uzamuka akaza kukavaringa cyacyuho. Exactly. Bivuze ngo we mu gihe yaramaze gukora ubukwe ari mu bihe byiza we n'umukunzi we cyangwa se yego ari muri honeymoon. Nuvuga ngo assistant ni uhita akazamuka habari uba main. Hanyuma Karimunda yaje aterero. Nibyo ngiye kugusobanurira. Nukuvuga ngo we akimara kubona ko atakiri iwabo, yego, Yesu avuga ati yayo nimpita muhereza iyi turufu abantu baramumenya cyane kurushaho. Ahita canga ibintu. Noneho ahamagara Karimunda ahita aza gukora mu rugo iwe wewe wagiye Karimunda n'umukozi wo kwa Jojo. Yari umukozi wo kwa Jojo. Urumva? Noneho muri kata yari haraka ikintu cyatumye abikora kuko ari kugira ngo Karimunda aze ngewe mbanze, kuko yaramaze kubona ko sinzi nyine yaramaze kubona ko ashaka kumuhagarika muri filime ye. Ashaka ko nge Karimunda bivuze ngo story yavuye iwabo kwa Ravi ijya mu rugo iwe kwa Ravi. Yego. Ya makimbirane y'iwabo kwa Ravi iwabo kwa mama Ravi ntaga gihari. Ntabwo yaragihari. Ahubwo ikintu nyine we yarabikoze. Azana Karimunda mu gakino abona ntibiri kwemera. Abonye bitari kwemera nyine gukirisha Karimunda ngo abantu bamumenye, ahita yiga system yo kumuhuza nanjye. Hanyuma rero we wajyaga mu rugo kwa Ravi. Ukora yiki? No. We hubwo yahise afata urugo rwe ahita karwima arusenya. Ahita garukaza hehe? Iwabo. Kwa sebukwe. Yego. Ahantu ngiye kuko azi kariho nahoraga cyane ni wabo. Ndi kwa Ravi ni no kwa sebukwe. Ahita avuga ati no mu buryo kugira ngo Karimunda abantu babanza bamumenyereka muhuze na Biyayu, abantu babanza bamukunde, bemera kumukunda Biyayu mite mukura mu kibuga. Tumukura mu kibuga. Yari plan B. All right. Urumva inafite na story nziza. Urumva kuba ifite story zo kuvuga ati ubu kano kanya abantu nta nubwo bari banazi. Ngira ngo abantu bari kugenda bumva pitch uri kugenda pitching. Ngira ngo uri kumva kuba intimba ya Ravi ubwayo yarakinirwaga iwabo, akavuyo n'ibiki byose nawe hari nabashema za kumutereta, bakoze ubukwe, bamaze gukora ubukwe bajya iwabo. Urumva kubaka sene ziwe kugira ngo azubakira afate ya story y'iwaba yize niwe byaranze. Ubwo urumva nyir'ubwite namwe ngira ngo abafana bari kumva pitch ukuntu ugiye kugenda uvuga story nibizagenda bikurikira, urumva ko already intimba ya Ravi yararangiye. Nukuvuga ngo rero ikintu cyabaye nuva kwigarura mu kibuga we yarebye abananye kuyubakira iwe aho yimukiye bitakunda erega nta ndimba Ravi itarimo Biyayu ntabwo bishoboka. Nta ndimba Ravi itarimo Biyayu itarimo Ravi ntabwo bibaho. Birumvikana. Nukuvuga ngo story kuntu uri kuyimbwira n'ukuntu nabonye hari utundi episode nabonye mu ikaye wanditse, hari ukuntu Ravi yari bwahukane Shema yagize gute ni Shema yagiye mu kazi isafari, hanyuma hakaza abagira nabi kuko hagiye bari bakwisongura imaneko. Yego. Hanyuma wowe ukaza kumubwira ko azaza ukajya kumwereka ahantu bamushimuse, ibisambo biri kumubwira ngo natanga amafaranga. Yego. Ubwo urumva utwo dupice twose mwaratwandikana byagira ariko urumva ko byarahagaze nyine ntabwo byakozwe. All right. Birumvikana. Ngiye no kuvuga ngo maginga ya ntabwo ndi kugira ngo wenda abantu ntibakomeze kuyireba oya bakunzi ba Biyayu rwose mwanguje kuva kera mukomeze Ravi urumva ko inafite na pitch nziza iyo ukomeza story nziza ahubwo ikintu nyine ahantu abaproducer bapfira mu mutwe we urafata umuntu ugutegura ugutiza amayidugweza ibintu wagakoze yego ukumva karimbwa ukamukandagira ni right kandi none bihari bisubira inyuma aho rero aho kugira ngo we wumve ko uwo muntu wakamupusha indu mwiyegereze baravuga ngo urugo uzakuramo umugeni nimba rugo uzakuramo inka ngo sinzi ahantu udatera ibuye sinzi ahantu uteze umugeni sinzi uko bavuga ni kuko navuga nyine aje kugisabo ntihaterwa ibuye. Uyu munsi wa none yakavuga ati Biyayu uri inkingi ya mwamba. Uyu munsi reka ngo urugero rumwe uzi imitsutsu nako umuntu witwa Nsabi ijyamanye na Kiramani ni kinini cyane buriya Kiramani kugira ngo atakaze Nsabi yakirukana abakinyi bangahe 4 cyangwa 5 Nsaba kahaguma kukaza agaciro k'umukinyi azi n'icyamumariye ikindi ntiwirengagize ko Kiramani ari umwe mu bakinyi bambere hano mu Rwanda bazi kwisanisha na characters zari zose kabisa. Characters zari zose Kiramani arazambara yakina ari Nsabi yakina ari Kiramani yakina
nta bintu atakina Mm. ariko azi icyo nsaba mu mariye yego uyu munsi wa none rero nicyo Jojo nawe yakaba avuga ati biya yamariye iki muri hari touche hari point de touche ni nko kubona mu kibuga yego umutoza aba yizeye umukinnyi uri buheke ikipe abazi akayigeza ku ntsinzi na Jojo rero ngira ngo ntago wenda ngira ngo ndi kumusabira imbabazi wenda yakarebye yagafokasinze kuri business nubwo wenda birasa nkaho mutari muri business birasa nkaho wari ukimufasha nk'umuvandimwe cyane umuvandimwe ngiye mu mushiki wanjye wenda ntago yakumva inama wenda afite umujinya wenda umuntu yabonye amafaranga bure baravuga ngo umuntu nakena azaba umwana mwiza ariko umuntu nushaka kureba umuntu uzamuha amafaranga nushaka kureba umuntu uzamunywesha inzoga ibyo bintu njya numva babivuga so rero agafaranga we ko yaragakirigise niba asigaye afata abakinnyi akabatera nk'ujonga biye ejo bundi ikibuga kiraje kigirwa wenda ntago nshaka ko wenda intimba ya Ravi akabura nk'ugiye ukamenya bro ntago nifuza ko intimba ya Ravi yasubira hasi ahubwo ndifuza ko Jojo yafokasinga kuri business agafokasinga kuko abanyarwanda bari kumukunda abanyarwanda nta yindi filime abantu bari bakireba cyane ariko kuba yarafashe ibihanga bibiri akavuga ati ibihanga bireka mbigonganishe akanga kuvuga ngo biyayureka muhereze nawe yidarape nk'uko Nyambo bamupashe Kiramana agahita amufata akamukinisha muri season zakunzwe akafungura channel ye akanamusapotinga aba director ba Kiramani bakajya gusapotinga ntuza Nyambo bikaba famille ndabibuka mwese mu Gisenyi mukenjoyinga dadi mwese yarabatwaraga akavuga ati aba nabahungu banjye aba intsinzi ngezeho nyikesha aba bantu akabubaha akabaha amategeko mukayagendera ndakeka ko Jojo nawe yagafunguye idirishya muri 2026 akareba tushe za nyazo tushe zigomba kumuhereza ikindi cyiciro irindi juru kugira ngo ko intimba ya Ravi ntago izakomeza imeze kuriya ngira ngo nabashema na ba Dr Manzi ba Claudine bande bose zira ni tushe nziza zakagombye gutuma uruganda rwa Ravi rukomeza rukamaintaininga siko bimeze biyayo cyane none bagiye kukuziza biya 250 urabigenza ute reka mubwira ikintu kimwe kugira mbanze mubwire ngewe abantu bankunda barankunda kandi nta n'ikizatuma batakomeza kunkunda niyo wabirwanya bankunda bazakomeza bankunde niyo wanyanga bazakomeza bankunde kuko ngewe mfite abakunzi ntago mfite abafana mfite abakunzi ntago mfite abafana uyu munsi wa none umufana wanjye cyangwa se umukunzi wanjye uzabona ko ndi gukora ibintu bitajyanye azampane nzemera guhanwa kandi azankosore nzemera gukosoka kuko ngewe nibo nkorera urumva nibo nkorera ntabwo nikorera urumva ikindi nacyo yajya mbwira Ravi aka kantu akamenya kumve kandi akiteho ngewe ntabwo nanze ko dukorana intimba ya Ravi ndayikunda nawe ubwe ndamukunda ndamushyigikiye gusa ikintu nshaka attention nshaka kuguhereza ntabwo nkiri kuri rwa rwego rwa wa mwana uza gukorera amafaranga 1,800 ibicumi ni depense byose birimo 1,800 kuri seti yawe uyu munsi wa none nimba wifuza ko dukorana mu ntimba ya Ravi ukaba ushaka ko filime yayisura kuri standard yari iriho exactement ndahari nkabiyayo nawe urahari nka Jojo negosiya nanjye ariko mu kunegosiya guhari nta mikino irimo kontra yo ku munsi 50,000 niyo make cyo ko bisize urusenda kontra yo ku munsi 50,000 niyo make kontra y'ukwezi y'200,000 niyo make nimba wumva bidashoboka kumbe 200,000 kuri 5,000,000 nagatonyanga mu nyanja simva ko ari ikintu byaguhombye urumva nimba wumva ko mbeshye ariko bitabaye ibyo yambariye byanze orora inkoko norora gaca nibyanga wiyambarire byanze uko bizaba byanze ntabwo ari ukubeshya Ravi hari ibintu nanze kuvuga ngewe mbitse magingayo ariko nudafata telefoni yawe wandi muvinze muri groupe nabyo reka mbyereka abafana banjye abakunzi banjye bose yarandi muvinze ntabwo nemere kugira ikintu na kimwe menya akagamba ndeko kari gukorwa kugira ngo ntazakamenya urumva iyi ni groupe y'intimba ya Ravi muyirebe akagamba ndeko se gakorwa kugira ngo ntazagira icyo menya yavuze ko agiye kunsenya
ntacyo nzageraho YouTube channel itazarebwa ndetse azanayisibisha ariko mfite uburenganzira bw'uko atemereye kuyisibisha kuko nayisibisha nakinye episode zirenga 300 kuri channel ye zose ikitwa isura n'ifoto yabaraciye kuri Jojo Films yose yahita ikorwa ikitwa delete. Ubundi tugata dusubira muri contrat dufitanye nge nawe. Itegeko rirengera umukozi nirirengera umukoresha ryakoreshwa. Ingingo ya 209 yo kuwa 14 Nzeri ivuga ko nako iryo teko nzari gusoma mu gihe cyanyacyo. Reka nkubwire ngo ngewe ntago naje hano kugira ngo nitake cyangwa ibyo mvuga. Abakunzi banje bafite uburyo banyakira, bafite n'uburyo banyumva, gusa ukuri kwanjye ndahabanya n'umutima wanjye. Nge ndagukunda la vie, ndagukunda pe kandi ntebe ishema n'ibikorwa byawe. Gusa nimba wumva ko ugiye kwikorana, kwibana wenyine muri projet rwose jya mbere. Najye mbere. Gusa icyo nakubwira cyo nuko nanjye mu minsi mike nukomeza kundakaza. Ndereka abakunzi banye icyo nshoboye. Ariko ngusabiye umugisha nkuko wambwiye ngo genda Imana izagufasha ibikorwa byawe bitera imbere ariko simbikoreye kuri biyayo. Nanjye ndavuga ati kuri Jojo Films genda ukore ibikorwa byawe bigufashe gutera imbere ukore niyo bwabaga wumve kunezere wumve kutuje. So dusoza banga after banga. So dusoza ikiganiro. So Jojo biragaragara ko imipaka yose yarayifunze yakuvanye muri groupe nta makuru uri kubona biba ngombwa uri kugenda wumva amakuru agiye ku ruhande. Ese abakinnyi mwari muri kumwe muri team babonye uva muri groupe nta message bigeze bagoreza nyine? Buretse nkubwira ikintu kimwe uribwira none se iyi groupe nyene ntabwo yavuze ko atanyirukanye ntabwo wabyuje muri voice none se niba umuntu utaranyirukanye njyewe yandi muvinze muri groupe bigenze bite? Umukinyi wawe yandi muvinze muri groupe bigenze bite? Kandi ubwo yandi muvinze kuko yanyirukanye yakuri muvuze kuko yakwirukanye arajije kuri kose ntiyanabimbwira mu magambo ndamuhamagara ntanyitabe yaramborotse. So bivuze ngo yakuri vubize muri groupe mbere yuko ufungura channel yawe cyangwa ni nyuma yuko ikira kiganiro gisohotse? Yandi muvinze ngewe channel narifunga erega ngiye nkimara gushyira kara gashoti kuri channel rwa sere zatangiye ntabwo ashaka nkora ngo cyitwa ngo biyayo ngizina biyayo ngomba kurigura ngo nirye ngaho rero. Hari amasezerano mufitanye se kuba wenda niba yarakwisiryoze nta amasezerano mufitanye yanditse? Oya nta masezerano dufitanye nuko ni kimwe nuko nanye nta masezerano dufitanye uko kubona ari nge wanditse intimba ya la vie nta masezerano dufitanye uko ari nge yandika nese unge hari contrat yambaye ati kubu yandika reka mbiguhembere. So bivuze ngo we uko nta masezerano dufitanye nawe nanjye ntawe dufitanye. Ubu nanjye sineme kumbwa ati wenda iyo projet yanjye yimbe urumva oya niye ntabwo ari yanjye. Abakunzi babiya 250 projet intimba ya la vie ni ya la vie ntabwo ari ya biyayo ariko izina bita biyayo ni irya biyayo si irya la vie. Kujya mbimwibutse neza no ngiye mbimubwire ngiye ntabwo mfite YouTube channel yitwa biyayo ngiye mfite biyayo 250 nta nubwo ndi umukinyi wawe ntabwo ndi umukinyi wawe witwa biyayo 250 hoya iyi ni biyayo 250 ntabwo ari biyayo kagusobanura kugira ukumve neza utazana bibreminga yibwira ngo ni izina ryawe nakoresheje hoya ni biyayo 250 yanjye izina ryawe rigumane ari guhaye rya biyayo ritware nta ntantu nzarikoresha ariko biyayo 250 yo ni yanjye ndumva nta nabyinshi mfite kumubwira kuko gusa ikintu namubwira cyo hari banga ya danje irenze ibintu navuze ibi nagatonyanga mu nyanja bro ikintu nabitse reka nze nkumusogongeza nakoreka mbembiretse ngewe ikintu nabitse banga after banga ni banga after banga hano kuri biyayo 250. Nizere ko abakunzi ba biyayo 250 mukomeje gukora subscribe kubera ko ebana hano ibintu bigiye kubera ahangaha kuri YouTube channel ngira ngo ikibuga kigiye gucurama. Ndabasabiye mujye kuri biyayo 250 mukomeze mukande subscribe ase tuvugisha ukuri mufate ibiganiro mu bisharinge ama comment yanyu antera courage niyo yaba ari comment ntuka mani ndayikunda pe ipfa kubirimo ase buri reka tujye tuvugisha ukuri gufungura YouTube channel Daddy we
aranabishishikariza kuri buri mukinnyi ati fungura cano kuki ntacyo aragira Kira reka nkubwire wenda uyu munsi turi kumwe ako mu mateka y'ibintu ntabwo nigeze numva Kiramani yirukanye umukozi mu bintu bibaho pe bavandimwe bakristo bavandimwe bantu mukurikiye biya YouTube Kiramani iyo yemeye kuguhemba araguhemba wakora utakwa araguhemba urana umugenya mubyeyi Kiramani ni umuntu ushyigikira buri talent buri tara yamuciye mu maso yifuza ko yakomeza ikaba successful. Urabona ko n'igihe baterana amagambo na Miki yashyize umupira hasi amwereka ko ari umubyeyi cyane amuha uburenganzira aranamublessinga. Uyu munsi wa none rero nakifuje ko abantu bose bakabaye bakora nka Kiramani. Niyo mpamvu mbwira ati Jojo wegere Kiramani ugende umugisha inama umubaze ngo ukora gute kugira ngo uyu munsi wa none ubu gifite Nsaba ubu gifite Nyambo ubu gifite bande bose mwatanganye ubu kibafite ubu gifite bade ubu gifite Basoruba ugende umwegere akubwira ibanga akoresha nawe wenda nyuma yanjye abandi bose wari ufite ubafate nkuko abafata. Ndakubwiza ukuri ko abakinnyi bagende runono abakinnyi ufite bawe n'abakinnyi beza Ravi inama nkugiriye pe itari ivumbi icara uko ari inama nabo nurangiza ubaha agaciro bakwiye kuko simpamya ndamya ndashidikanya ko ntabwo Jojo ntabwo agira ikimenyane urumva Jojo ntabwo agira ikimenyane nta nubwo agira itoranya ku butoni buri muntu wese amufata nk'undi ni ikintu nzi hanyuma ukaba urazize iki icyo nshatse kuvuga ni iki Jojo nyine igihe tumaranye ikintu muziho buri muntu wese Jojo amufata nk'undi ntatoranya ku butoni ntarobanura ku butoni nimba iyo akubwiye ko ampembe 10,000 mwese ni 10 twese ni 10 iri seriye icyo cyo ni ikintu muziho ubu ntabwo navuga ati ngo wenda ngo yafatanyije biya yuko ukabanya kari ngo reka muri 10 nta kontra bafitanye. Ndakubwiza ukuri njyewe Jojo ni umuntu nzi ni umunyamutima mwiza mu buryo bwe nimba mpembe 10,000 pe ibi mvuze ubu wenda yavuze ko utari the best supporter ubu the best supporter nawe we arya 10 none se reka nkubaze urumva ntabwo ndiwe ariko se muri filime ye ninde mukinyi urimo ukina seni zingana n'izanjye kuri set ntawe njyewe ubwanye seni ngira zinarenze za Jojo nta nantu bihuriye nese the best supporter nawe afata 10 koko akabigaseka nk'akeza ari njyewe nimba nkwibwira ati Jojo nge turaziranye ntabwo yateshuka ku ntego ngo mpembe 5 ndamuha 10 cyangwa ame 20 namuhe 5 abantu barangana icyo mukundi akora nk'Imana abantu bose barangana imbere y'Imana icyaha ni nk'ikindi imbere y'Imana yamaye 3 Shema 3 Yves 3 Arine 3 mama Ravi 3 ni 3 oya nawe uri gukabya ubu mama Ravi nawe ni 10 mwana se musabye umushari 50 ubwo nawe umpa nabandi bazabaye abonye nyine niyo ngumbwa nicyo cyiza cya Jojo nicyo kimukundira pe ntabwo navuga ngo wenda ngarenganya uragira ngo ugumura abakinnyi ejo bo nimwongera kwiyunga urumva nimwongera kwiyunga bongeye kukubona mu ntimba ya Ravi yongeye kugaruka uragira ngo uzagumura abakinnyi ngo bamuhaye amafaranga natwe nibaduhe none umva abakinnyi b'intimba ya Ravi nta numwe ngumuye noneho nge nimba mpembwe 10 mukamuhembwa 100 mukomeze mukora akazi kanyu